Guys, noneho ngiye kukwereka ni benshi babinyandikiye muri comment ya video nari nakoze y'uburyo wakumviriza abantu nyine byoroshye sheri wawe cyangwa undi muntu. Ubu ngiye kukwereka noneho ubundi buryo bworoshye cyane, ndaza mpita mbakorera na video yo kubikuramo uko wabikuramo. Uburyo bworoshye ngiye kubereka rero ni ubuhe. Bonda gusaba wowe nyine ukurikirana video zanjye, mbere na mbere kanda subscribe, like, unyandikire muri comment ikindi nagufasha. Nabonye ari benshi banyandikiye uburyo bwo kubikoresha byoroshye, kanze mbubereke. Ntabonye hari n'abanyandikiye uburyo wabikuramo, nabo niyo video irakurikiraho simbabeshya. Ntabwo turi butinde rero. Icya mbere turakora, niba ukoresha iyi turukora ntabwo ariyo ibikora neza, jya muri phone yawe bisanzwe, aho usanzwe unyura ujya guhamagara, ukande ngaha, kange mbereke ibimenyetso biborohere, uhakande. Numara wakanda urakurikizaho iki, uraza muri setting yayo. Ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo birakugora. Weho upfa kuba wakoze subscribe, wakanze like, ibyangombwa ukanayisharinga ku nshuti zawe nazo zikamenya uko bikorwa. We hita unyandikira muri comment umbwire icyo nakurikizaho kugufasha. Uraza hehe rero, uraza ahangaha hari utudomo dutatu, ndakeka muri kuhabona. Hari na benshi banyandikiye bambaza uko zino video zikorwa, nabo ndaje mbibereke bihangane, ntabwo ninda. Uhita uza ahangaha handitse setting aha uhakandike, uze ujye hehe rero. Twihuse, ntabwo ushaka kubatindira, niyo mpamvu na ibintu byinshi. Uraza ujye hano kuri calling account. Nuhagera rero urakora iki, ntabwo ari byinshi, urahita uhakanda ahangaha rero. Iyo uhageze urareba ukavuga uti se ubu mbese ni iyihe phone ushaka, nimero ushaka kujya wumviriza, ni iya MTN cyane iya Airtel. Urahitamo iyo ushaka. Ndahari kaduhitemo iki, ya MTN cyangwa iyo ushaka nyine kadukoresha iya Airtel. Urahita uza ahangaha, urabona aho bahita bakugeza. Ubwo hano maze gukanda kuri ya nimero, uraza ahangaha handitse ngo call forwarding. Murahabona, ndakeka mwese kakire no mu rindi bara muharebe neza. Handitsemo call forwarding, uze uhakirike. Numara kuhakirika urategereza, ni igihe gito, ntabwo bisaba connection, nta kindi bisaba. Weho kurikira video paka irangiye, ukore like, ukore subscribe, mbese n'ibindi. Ahangaha bakubaza iki rero, hari utuntu dutatu ndakeka. Hari akitwa always forwarding, hari akitwa when busy, hari akitwa when unanswered, when unreachable. Kuri iyi shuro ngiye kubasobanurira tubiri twa mbere, n'utundi nzatubasobanurira natwo, ndatubabwira muri make. Utu tubiri twa mbere gusa ako dukenera cyane nk'abantu bashaka kumviriza basheri wabo cyangwa abandi bantu, ni iyi yitwa always forwarding. Always forwarding iyi gusa n'iyi ni nziza. Kanze gato, iyindi nayo ni nziza, even niyi yagufasha. Reka duhere kuri
always forwarding. Iyi ngiyi rero ikora ite? Iyi ngiyi rero igihe cyose bamuhamagaye sheri wawe cyangwa undi muntu nyiri telefone, nuyikandaho hano urashyiramo nimero zawe, nimero yawe ya telefone kugira ngo nyine ujye uhita umwumviriza. Ubwo iyi fone dufite ni iya sheri wawe cyangwa n'iy'undi muntu, ubwo mu gihe uyikozeho nyine uzahita ubikora utya, wandikemo nimero zawe. Hano urashyiramo namba zawe, numara kuzishyiramo urakora iki rero? Urahita uza ukande hano handitse ngo turn on. Urategereza ni igihe gito nk'uko bisanzwe. Ngo ahangaha urabona bahita baguha notification ngo forwarding or calls. Ubwo urabona ko ya nimero yagezemo, ni kare ihita igeramo. Dore ngiyi ya nimero ushyizemo, ibintu biroroshye, aba ari ubushake pe, biroroshye ku buryo nyine nawe utabyumva. Ubu gutya bamuhamagaye nahita mbibona ku yindi fone yanjye ko bamuhamagaye. Twihuse rero, ubwo iyi fone ufite ni yawe sheri wawe, ushyizemo nimero zawe, ubwo izi ni izawe. Ikindi wakora ni iki? Sorry gato. Ikindi gikurikiyeho ni ukuza ahangaha ubishaka. Ubwo iby'ingenzi ubundi nari mfite gahunda yo kubereka yari ibi, ku buryo azajya bamuhamagara ugahita ubimenya. Dore ikindi gikurikiyeho, nabemereye ko ni nka gift abantu mumurikirana muri inshuti zanjye. We ni bisi, naho uraza kandi nka kwa kundi werekamamo uraza uhakande. Ntabwo bikunda kubera namaze gushyiramo ahangaha kuri forward. Naho gusa ubikora nk'uko wabikoze ruguru. Dore gutya mbaye nyifunze, uraza ukahakanda naho ugashyiramo nimero. Ahangaha rero ho bikora ute? Igihe bahamagaye sheri wawe bagasanga fone ye ntabwo iriho, cyangwa undi muntu uwo ari we wese bagasanga fone ye ntayiriho, weho iyawe ihita isona, ugahita ubibona ku yawe ako kanya diregiti, ni wowe uhita ubibona. Ngiyi ya nimero naho uyisizamo, uyishyira aho ushaka. Ku buryo nibajya baguhamagara diregiti, iyo namba ariyo izajya ihita ibibona. Ikindi ahangaha, ubwo nimero zanjye ni izi. Ubwo nawe washyiramo izawe, ntabwo ari ngombwa ko ushyiramo izanjye. Ibi iyo ubirangije ubwo biba bibaye. Kanze kuko nari nashatse kubereka hano kuri always forward, kanze aba ariho mbereka birambuye. Uraza, dore za namba zirimo, ugakanda turn on, ugategereza cya gihe. Network ziranze, sinzi uko bigenze. Tongere tugerageze turebe. Sinzi ikibazo kibayeho, gusa I think ko wabibonye. Reka ndabona network zanjye sinzi ikibazo kigize. Nibona utari ariko kuri byari byarangiye, kuri nari nabiberetse. Nubona utari kubisobanukirwa uranyandikira muri comment, nzongere nyisubire. Ubwo nzagaruka mbere kuko wabikuramo, nuko wamenya niba hari abakumviriza wowe.
guys ndabakunda cyane, nzabereka byose mukeneye. Ciao ciao, turi kumwe.